mbega nabaye wabo nawe ku buryo ndabyibuka from that abanyamakuru bazaga kuruza mu kirahure ngo barebe uwo muntu ubwo n'ubwa mbere voko zanjye n'ibiki none ndibuka umutekinisiye wa radio wa Salusi yaje n'igihunga cyinshi atafungura umuryango ahita mu byuma bya tekinike arareba arangije ahita atubwira ngo mwongeye musubire kuri mikoro muvuge turongera turavuga ahita ngo ni mutipe man navuga ati se ahita atubwira ngo narindi ngo hepfo kuri campus nkumva radio Salusi murongo wayo urimo uravugiramo amaradio y'i Kigali sizi burumva ibyo yashaka kuvuga umuntu bari baravugira umuntu ari kuvuga atari umuntu usanzwe wo kuri Salusi utari we Salusi avuga ati ibintu ari baravuga playlist n'ijwi rye bashobora kuba baduhakiye kandi bibaho mu maradio nyine kavuga ati mwavugaga nkajya ngo nk'umurongo wa radio y'i Kigali wavugiyemo yaza ko murarize Arijado urarize abo ni ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore ati nge nitwa Arijado tari ku turimo kubakorana ubundi we yitwa Alisudi so no bitangira gutyo twakora mu kiganiro cy'ubutatuvuze tiro muri kumwe na Arijado nanjye Alisudi kugira ngo dukureho ya confusion y'abaturage bagiye so birangira nyine nkomeje kujya mvuga Alisudi twaganirire urumva ntabarafite nibaga bazi ko ari umuntu uraho wigendera aho ngiye kubera hasoze Nyamirambo amasidio nabaga nzahana ari haza nkajya nko kwa DJ Bobo ara mu mujyi DJ Bobo ntiyaranze nawe urumva ariko ngiyewe ndahaza ushaka kumitinga n'abantu abatipe bakunda kubaza bazanye amasede haza ntiwenda n'urugero wenda Kamishi yarahaje yaje yambaye ipantaro y'umutuku ishati imeze gutya hageze saa sita z'umugoroba n'inkweto y'umweru nkabyandika ku gapapuro nitonze nta muntu ubibona nimerenga gutya akabika hajya muri taxi nigiye kwitegera taxi nkaba muremo wenda naye mu wahito muri KG nta muntu umuzi ntabwo barabasaye so nkamugaye mu ariko koko nta bantu benshi babaga bazi kuko nta video nyinshi bagiraga All right. Thank you, everybody. Welcome to Feed Your Focus. Gaburira intumbero yawe uyu munsi, you see, kumwe na my brother Ed Butch ngo bimeze bite musaza? Bimeze neza cyane. Wagwana umuntu wadusuye uyu munsi watugezeho ni iki? Introduction turayikora gute mu legendary. This is Feed Your Focus podcast, man. Welcome back, guys. No musi dufite umushyitsi kabisa, it's a blessing to have him here, man. Turaza kumurika yivuge tu, but I go by the name of Boris. Thank you for being here with us. We're just gonna give him time so he can introduce himself. Banza umuhe Karibu cyane muri ATL. Welcome, man. How you feeling? How you doing? Happy Saturday. Nguhero kuzikinyarwanda ndumva cyarashize neza ubu ikinyarwanda wabwira n'icyongereza ubuhungu n'icyongereza muheruka kera ahantu twaherukaniraga ari hehe ni muri Rwanda Day ndibaza muri DC kwezi kwa gatatu umwaka ushize yari mu kwa kabiri yari February mu mwaka ushize so Boris ni umuntu tuzajya kubaza mani J Park ni umuniga nta muntu twamuzi hip hop mogo muri Atlanta nanjye nk'ibisanzwe ni Alisudi kabisa nishimiye kuza muri video Your Focus. Hariya muri gaburira intumbero zawe. Gaburira intumbero yawe. Aho agastori naravuze nidutangira ndibuze kubwira abantu. Ubundi iki kiganiro nyine nicyo kugaburira intumbero zawe no gufeedinga your focus. Ku buryo utaruzinga focus. Hari ahantu turimo gutemberana n'abashuti banjye kiremwa muntu kiradusuhuza. Boris taruzinga intumbero ye. Ukuri cyane hari umuntu wamushukuje ahita focus biraye no ndavuga ze abandi babajama bakora video focus komero ari nk'ababa motivate kugira ngo yahereye ku giceri cyatano bagatunze miliyari yarahereye ku giceri cy'amafaranga no kuvuga ubu dushyiraho muri video focus iki kintu ubu mwe n'ikiremwa muntu nanjye nahita kuduzinga yo focus ariko wabonye buri kintu kiri credit sometimes bibaho man sometimes you might lose focus bitewe na distractions nyinshi cyane ugira mu ariko buri kintu cyabaye ni kimwe tu distractions umuntu yazi kepite twonyine turafocus
ari inyuma ya kumupira ngo disturb your attraction. Yeah, feed your focus, starve your distraction. Starve your distraction. Yeah. Sometimes it's very hard, to definitely keep being focused. I hope that time was, bihura n'ibigeragezo byinshi cyane mu buzima. But sometimes, you gotta make sure you get your head back in the game. That was a good example, Chakoza. Ako kantu utariyeho kari boneza byatari. None se ngo bimeze bite wacirinze neza ATL wagwan, ATL yanyakiriye neza, ngira ngo kimwe no mu bintu nishimiye nuko mwampaye umwanya wanyu, mwantembereje ATL kabisa, bituma nanjye feedinga my podcast. Video focused, I can feed in my podcast some content. Ubwo abakoze subscribe na kuri YouTube channel yanjye ya Soudy on air nabo bazabona bimwe mu bihe byiza nagiriye muri uyu mujyi mu bimfashishemo nka video focus. Ndabashimira cyangwa se the creative genius. So man, it's been a minute narakubwiye one day we're gonna get you on the podcast tuzitura tuganire, ariko who knows, Imana iba yabikoze nawe yaduhuje umunsi tugiye kuganira dutere story n'abadukurikira n'abantu nyine twumve ati journey yawe, mw'itangaza makuru, also as a person, as a human being, to tapping it in, ariko kabisa tubyatari ikibazo nyine cyane nifuza kukubaza, how long have you been in the US now? Muri Amerika nibaza ko imyaka igiye kuba 13. Mu mijyi maze gukunda se ni nk'imijyi like nka top 5 y'imijyi maze gukunda hano muri Amerika. Ni ikibazo kigoye kubera ko imijyi muri Amerika ushobora kwikunda kubera impamvu sibyo. Hari nk'imijyi naje ari dream zanjye gusura kugeramo, twese twavuze turabana n'imijyi twumva uvuga ati wazanyuza akaba ari imijyi big izwi no ku rwego rw'isi. Iyo ni imijyi buri gihe ihora rated nk'imijyi ikomeye cyane kubera ari big cities ziri worldwide sibyo. Icyo gihe no kuvuga nimba uvuze ngo dream ni New York, dream ni Chicago, dream ni Los Angeles, dream ni buriya abantu Texas bajya bategereza buri mujyi muri Africa. Ni state, ariko ni state ifite izina rizwi cyane. Iyo uvuze Texas abantu bajya mu mujyi, so urumva ariko ibamo imijyi ikomeye nka Dallas, Houston, noneho ukasi imijyi nka Las Vegas, imijyi nka Miami. Iyo ni imijyi umuntu yose mbega akiri muri Africa cyangwa se tukiri abana twumvaga tukifuza kuzayibona, za Atlanta ari nayo mubamo n'iki. Ariko icyo nshimira Imana nuko almost nibaza ko imijyi yose yitwa ko ikomeye muri Amerika yose nashoboye kwikandagiramo sibye Miami. Kandi yose Miami ntabwo birankunda. Niyo imagine nayo imijyi yose uzi ishoboka yo muri Amerika izwi nuvuga yose izwi, ndumva yose imaze kwikandagiramo ukuyemo Miami sindahagera, nageze mu nkingi hafi gatoya n'igisubizo ugerageza ntabwo ntarageramo n'ubu. Se wavuga buriya na San Antonio ni umujyi munini. wageze Houston na Dallas, buriya ni nkaho na San Antonio. Texas, Houston nakandagiyemo, Austin, Dallas. Ariko sindagira iyo umuntu wese avuga wenda zibise n'amakipa ziza Spurs zaki ni San Antonio wenda niyo navuga na Miami na San Diego muri California wenda. Ndibaza ariko ubundi mujyi wenda wambaza tuyiwa ukandagiyemo iyo ushobora kubona rayikandagiyemo. That's good, man. So urumva rero ubwo top 4 urumva biterwa ari ugusura kuvuga ati umujyi urimo ibintu byinshi umuntu yagaye gusura. Nkunda Los Angeles iri mu mijyi nsura simbi mbega simbihage nkumva nakongera ngasubirayo. Ubwo no kubera iki, kubera igira outside life, ubuzima bwo hanze. Kagenda nkunda ubuzima bwo hanze, ubuzima bwo muri Europe naho nagiye ejo bundi ari ubwa mbere, naho narahakuze kuko nabo bagira lifestyle ya outside, abantu hanze ku mihanda bagenda iki kurya igeze za Venice, sinibaza ko mwazigezeho za Santa Monica. Gisinda hajya akayinga ashobora hageze dari amaboulevard
narahakunze rero uburyo babaho ku buryo ubona batembera mu mihanda umuntu wese za Bollywood Boulevard Hollywood Boulevard za Beverly Hills ni umujyi nkunda. Uwa kabiri ubwo ni mu gusura niyo ndimo ndavuga New York. Na New York ni umujyi kabisa vibe ushaka gusura tourism ibintu ukabona ko ubonye ibintu bishyashya cyangwa uri mu mujyi. Undi mujyi nakunze mu gusura yamajije 5 ari ni nka nakunze ariko ubwo ni twebwe abirabura cyangwa se abanyafrika twikundirana ari big cities hari life yo mu mujyi. Nakunze na Chicago na Las Vegas na Vegas ariko mu buryo bwo gutura like a family series. Mu buryo bwo gutura umuntu abashakana ubuzima buri bushoboka, housing zishoboka, abana bafite safety, umva cyase public schools. Tuvuga public school tuzwi bivuze private schools aho waba hose private schools ziraba zihora ari za danger aziranga zifite amafaranga kuko public school economy na amafaranga ariko bivuze public schools ariko akaba ari imijyi ubona ifite safety, ifite freshness, ubona ifite ari myiza idashaje kuko nk'igiye muri zino mijyi muri za Kentucky, za Ohio, za Iowa, za zira state nyine zirimo hariya za Mississippi zaki na state afite ubuzima buhendutse byataye na housing hendutse ariko ubona amazura ahantu nko muri za 80-70 ubona ari nka za Iowa zo zirakabije na za Ohio. Wisconsin ntago Wisconsin uri no side ya Milwaukee. Nizo iri mu masite ntarakandagiramo. Milwaukee sindayikandagiramo ndumva na Wisconsin. Izo state na Vermont. Izo state zo sindazikandagiramo. Urumva ariko nazo no kubanza zitaba mu big cities. Izo kuba zirimo big cities barazigeze. So no ubona nyine iyo mijyi isa nkaho zifite imijyi sare rero umujyi nabonye ari ziri family city nka Salt Lake City muri Utah. Ubona ko ari umujyi uri family city uri religious uko ari aba Mormon na ahantu mbona muho nashoboye ko waba ugatungira abana. So Seattle now is one of the best. No umujyi mwiza, umujyi uteye imbere muri education no muri technology n'ibiki ariko ukagira ikibazo cy'uko ari umujyi uhenze. Prices zaho ziri hejuru, ibiciro biri hejuru nk'amazu ho imijyi ushobora kuba ihenze ya mbere, imijyi ihenze muri Amerika nayo ibamo. Wajya mu bijyanye gusa n'iki gisigaye ariko nka Atlanta irimo byose. Ni umujyi nawo mwiza waturamo weather. Ubu tujye mu buryo bwa weather. Muri weather ku bantu badakunda cyangwa twajya tuba mu Rwanda notre pays s'appelle le Rwanda. Ces habitants s'appellent le Rwanda. Notre climat ni très chaud ni très froid. Ibiro nk'ibi nka Atlanta rero ndayibona ntabwo ishyuha nyine bikabije. Irashyuha of course nk'ahandi ariko bidakabije nka za Texas, za Florida cyangwa za Arizona. Ariko nanone nta nubwo ikonje nyine nka za North Dakota na za Kizino zo hejuru zose zino states zo hejuru. Urumva ko umuntu ushakira weather nibaza ko impamvu ari n'umujyi ubamo abirabura benshi abanza rero kubera weather. Ko uruhu rw'abirabura na weather ni ibintu. So urumva rero muri Amerika naje gusanga biterwa n'icyo ugamije. Wowe n'icyo uzavuga ati nk'ubu nifite amafaranga namaze kuyakorera kabisa. Ushaka ibituza ufite amafaranga yawe nagenda nkiyubakishiriza nk'inzu nko muri zira state za Kentucky, za Iowa, za Ohio. Aho njye nkiyubakishiriza inzu nshaka uko bagira kuko hari awakituriza ukwiciro bya biri ase cent usanga igura $2 rimwe n'ibice kuzamura usanga ibyo kurya birahendutse ibiki byose no kubaka birahendutse. Ariko nujya kuhaba ibyo hasanzwe udafite amafaranga ni ukuvuga ahantu ubuzima buhendutse n'amafaranga kuyabona biba bigoye. Bitavuze ko abantu batayahabona ariko biragoye. So Seattle nubwo ihenze ariko bivuze ko amafaranga araboneka.
nubwo niba bavuga ngo inzigura miliyoni 4 cyangwa 2 3 cyangwa 1 nuko nyine abantu bazigura so nuko abantu bazigura egare yuko nyine bayakorera so nukuvuga amafaranga ariyo ahubwo ni ukumenya ese bayakura mu zihe nzego ninjya ko haba genza ashobora kuyakuramo so ni ibyo ngibyo umuntu areba so urumva biterwa na target y'ubuzima n'iki n'ahantu ushobora kujya ku especially no ufite nka family cyangwa ufite family uri na single nabyo biratandukanye ukuntu bivuga nk'umusinga ashobora kuvuga ati ntabwo yajya kuba nko muri Kentucky ariko nk'umuntu ufite family yavuga ati yo hariya niho hantu heza ariko njye nta hantu najya amaze kwigira udufaranga twanjye hagiye kuyahinga nshaka kubaho niturije nta stress byumva wakurikiye nyine ahantu winjiza tu numara kuyafata ukemvest sadene ubundi ukashaka ahantu ujya gutura utuje Actually, can you just take it back a little bit, if you can just take it back, dusubire kwivuko a little bit, dusubire mu rugo i Kigali, ahantu tuziranye kuva kera kabisa, since I was a little kid, you know, cyo kubaza like, how do you see the difference kuba as an entrepreneur, as a journalist, as a creative content creator, you know, ukuntu wabashije wowe kuzana passion wakoraga mu Rwanda, then ukaza muri state hano and you kept doing that thing. Ni iki kintu cyagufashije gukomeza passion yawe hano muri Amerika? After all the great things wakoreye mu Rwanda, you kept going here. Nibaza ko nta kindi gifasha umuntu ni nko kubivuze nyine ni passion. Iyo passion nyine niyo nanjye igaruka ikongera ikamfasha gutuma nshobora gukora iyo passion. So passion niyo ya mbere igupushinga. Ukugira passion sinzi ko abantu bajya bagira ama passion barabizi ni ibintu ikintu kikuri mu mutima iyo kidasohotse umeze nk'umuntu udafite amahoro umeze nk'umuntu udafite umunezero ubutishimye nimba ukunda bifaturyo nimba ukunda kureba match za football bakakubuza kuzireba ibyo kuntu turi abana bakubuzaga ngo ntusohoke cya kwishuri turi kwishuri bakatubuza kureba match za Champions League n'ibiki kuntu twabaga tumeze wumvaga ishuri ryanze ukumva ibintu byose byanze sometime hari aho byaturengaga abana bagasinzira cyane bakagenda iyo niyo bita kunda ikintu nuga passion rero iyi kurimo ntuyisohore biri no mu bintu wabana depression ubundi rero ngiye mu bintu byamfashije nibyo kuko ni naje gusanga itangazamakuru ibintu bifite naho bihuriye n'itangazamakuru ni ibintu bimbamo ni ibintu nkunda ntago ari ibintu bihago bimo amafaranga pe nkuko abantu babitekereza oya ahubwo ibintu hari amafaranga menshi ariko ntago mbitekereza ko byankonsomye kuko niwo munezero wanjye no kuvuga kuba nicaranye namwe nga twiganira ibintu by'itangazamakuru dukora itangazamakuru hari abandi bari muri boîte right now sibyo ndi muri Atlanta umugore ari muri Seattle umugore ashobora gutekereza ko ndi muri Atlanta ari ikindi kintu ndimo ndago ariko maze amasaha ngaye n'urugero ntago ariko ateye no umugore uma freedom ariko ni urugero ashobora gutekereza gutyo kandi kuva mu gitondo twire dushutinga aba video kugeza right now bigeze muri sanga satani bya satani n'iminota 10 twatangiye mu masaha 4 ibyo saa 4 saa 3 gutyo turi mu bintu by'ama video kubera passion kandi ntitubibona uburyo time yagiye ntitubibona ibikireba gadi nyuma ya kamera kuva rya rubona ntacyo bimubwiye kuko akunda kamera aba yumva nta kintu bimubwiye kuko ni ibintu yikundira so iyo passion yo gupushinga niyo nanjye byageze ngeze muri Amerika na wumva kamwe mu wundi wese ugeze ahantu bwa mbere ubanza ukajya kuri hustle challenges establishing kuba financially stable abari akazi gakomeye byatari kugeza ahantu noneho uvuga uti biranze reka ibintu bisohore ko byayimaze kumbana byinshi mu mutima ngira n'Imana rero umwanya ariko byagutwaye igihe kugira ngo byarumwaye igihe ariko technology yarabyifashije iterambere rya technology uko hagiye habaho iterambere ry'ikoranabuhanga ryagiye rituma abantu bashobora gukora itangazamakuru tuvuye muri bwa buryo buri classic ukumva ko itangazamakuru ari radio gusa ari televiziyo gusa social media zaramfashije kuko nibaza ko icyo gihe bwa mbere nakoreshaga cyane Facebook nibaza ko yafashije abantu benshi nafashaga gukora ibintu by'imiziki
kusharinga kujya gute nibaza ko ndi mu bantu bafite Facebook iri influential cyane guys nothing that we twakoreshaga Facebook back in the day muri 6 kabisa kuno creating ama event ugatumira abantu nyuma rero haza Instagram iza ari papa wazo iza none byoroshye ibintu bya video gukora ama IGTV live n'ibiki biganiro biranyorera then abantu baramaze no kumenyera YouTube niba nafashe umwanzuro mu kwezi gushize ko shiftinga nkakore nkashyira n'imbaraga kuri YouTube which is Ali Soudy on air passion wari uri kuvuga kuri passion ikindi ari passion ariko hari n'umuryango mwiza kuba ufite famille ikumva nubwo ufite umugore unyumva cyane uzi ko ibintu nkunda ntacyo biba bimubwiye iyo ndi mu bintu byanjye mbashaka kuvuga ati saro tugiye kwigabanyamo kabiri uhiye igice cyawe cy'abashyitsi ngeze igice cyanjye cya Soudy on air yatamubwira ati ngese ari ati ahubwo ngukatire gute ndagufashe iki ukeneye iki so kuba ufite umugore mwiza ukumva ufite abana bari discipline nabo kuko ntago abana banjye bangora abe na gato na abantu babyumva na abana ushobora kuganira ngiye gushutinga video ngiye gukora ikiganiro mugende upstairs 3 hours mutavuga bro bakazimara batavuga wallahi now nuko poye now nugira ati daddy is doing his things kuno witwe kajya konuka umwana atangiye gutera iby'imbere ari guca inyuma muri background ntago wapi bo barabizi ibintu byanjye barabyubaha studio yanjye biri muri salo gutya ibyuma byose biba biri aho ngaho ariko uko nabisize niko mbisanga nuvuga nako kana k'umwana umwe mfite gatoya ntigashobora gukoraho nakana kozo barabwira don't touch even na phone yanjye telefone nyishyize hano ako kana k'umwaka umwe gataza this is for daddy akayinzane iyi wayibagiwe so nibaza ko ni aba ari umugisha kugira abana bari discipline passion family. Those are the passion, family, supporting partner, and ikindi kubura umuntu determinere udacika intege kwabamo ibigusha ibintu byinshi byaguca intege ukaba wabireka ama disappointment so bisa na talent of course na talent hakabamo na blessings hakabamo ubushobozi bw'amafaranga of course kuko nanone ntago gukora bino bintu udabihembera utabyishyurwa kandi bigusaba wowe ushore so ni passion ariko isaba ko ufite n'ubushobozi no gukora ibyo bikoresho nk'itrip tuba twakoze kuza hano Atlanta gushaka ama content nta muntu ubiduhembere cyangwa ibitsina zishyira video barabizi bazirebera ubuntu murabizi bizigiraho baje kuri YouTube ahubwo bagukiraho n'ama dislike menshi cyane ariko biriya bintu se si birenze byatanditse man imbere byuzo nko kuri radio waba uri kuri radio cyane amena abantu hagiye baguhamagara bakagukubana na social media nabyo yarabikabije tu umuntu kuko disliking tu even though the man juste ndifata ko nyenda umuntu uri positive cyane ikintu cyose ndeburi nkiturning muri positive no muri mu nzira inganisha ku ntsinzi zanjye buriya umuntu uza kureba video yanjye akayidisliking aruta umuntu unkunda ariko utajya kurikira ibintu byanjye kuko nkeneye support nkeneye people to watch na feedback rero ugomba kuba ready kuyakira better so umuntu rero yaje akicakarira video yanjye ntayikunde ariko aba yayirebye iyo ngize imana n'ejo aragaruka n'inda akareba ntayikunde kuzageza rero bya gatanu ariko sigemo na YouTube isigaye zihisha ntabwo ikerekana ama dislike kuko baje ariko ubundi nta n'impamvu yo kuzishyiraho rega dislike kuko dislike ni uburyo bwo kudiscouraginga abantu aho kuba encouraging gushyira muri comment yes ugatuka umuntu ariko burya ntago ari byo ahubwo wabwira umuntu amakosa ni opinion y'umuntu ntago gutukana nta nayo gutukana byo ntago nanjye me and support that you know ahubwo uba utakunze ibintu wabyandika ukavuga impamvu ntago nakunze ahantu mwari mwicaye cyangwa amagambo mwakoresheje specific critics zubaka buriya bari nziza critic umuntu ariko ufite intentions zitari mbi intentions nziza gusa ariko n'abafite intention mbi ntari bimuze ikibazo muze stay tuned namwe turabakeneye stay tuned passion ukuntu ari kuvuga ni ryari iyo passion muri wowe wumvise like you know okay urabikora right now no mu Rwanda bikoraga ariko ni ryari when did you passion ukumva ati ngiye ikintu kiri kuba umunyamakuru ni iki
this is something I can follow, you know. Nakurikira guess Boris career yake kwaje icyo kibazo nuko tutakivuze turi kuri ntuza ariko ni byiza kugira ngo nuko ari urugendo rwa danje. Iyo ni nka abari nka journey umbajije how nabaye umunyamakuru. Kuko ni ibintu biri bumanuke bikajya mu bwana wenda ndabikatingamo ibice. Watangirira Ibutare cyangwa Ibutare nawe wabo. Ibutare ubugana ku musozo wa passion ayiba yaratangiriye kuko yakoze ikosa ryo kuvuga ngo passion. Agiye yatangiriye mu kibazo yashizemo wenda yavuga ati wabaye umunyamakuru gute. Kuko niyo passion irumva ituruka hasi. Kuko ngiye ntago nabaye umunyamakuru par accident. Kuko nabyita by accident. Nabaye umunyamakuru by passion. Nkuko warubishyize muri by passion and by also gukundwa. Sinema bita gukunda u Rwanda. Nari mfite nyine ikintu numva nahindura. Nashaka kubuilding, nashaka kubaka. Ariko byose biturutse mu bwana. Kumva nakuze ndi umwana nkunda ibinyamakuru, nkunda gusoma, abantu babaye mbira jenoside bazi ibinyamakuru twasomaga. Hari ibyo mu Rwanda za kinyamateka nibaza ko muzizi imvaho nshya muri generation ijya kurangira imvaho nshya nimero 100 abizi kuri Radio Rwanda. Ibinyamakuru Kahobe ukareza tukavuga, hari ibinyamakuru n'ibindi abantu batazi ibyo zitaga za dialogue, hari ibinyamakuru bitaga Kanguka, ni ibinyamakuru bya politiki, hari n'ibitari byiza nka Kangura. Kangura yari imbindi bazaga korera abantu mukora jenoside, Kanguka yasaga nk'irwanya Kangura. Hari ibinyamakuru ni byinshi, hari n'ibyo ndibuka byandikwaga n'abantu impuruza zabakimenyi babaga hano muri Amerika. So no then hakaza ibinyamakuru byari byo mu mahanga nageragezaga gusoma ntaramenya n'agafaransa, meze nkureba n'amafoto nka za Nude, za Africa Magazine, Ami, bitaga Africa Magazine, za Kwaku, za Kalao, za Salut Magazine, za Planet Jeune, ni byinshi. Then nyuma ya jenoside ntangira gusa nk'ugira access ku binyamakuru kubera kumukuze nabagamo. Ibinyamakuru bisa nk'ibyusumbuyeho nibwo natangiye kudekuvura siporo no kurushaho mpuzamahanga. So bita za 5 majeur, za 11 mondial, za France Football, hari ibinyamakuru bya tennis nibuka amazina yabyo. Ibyo byo nabimenye kuri mukuze wanjye. Then nyuma nza noneho no kugira ntangira gukunda biblioteke, nakundaga biblioteke. None najya muri biblioteke nkisanga niho ndasoma mu magazine, aho gusoma nyine ibitabo cyangwa basitse ugasaba kunda amaroma afoto ba Daniel Steele n'abandi benshi. Ariko ngewe ahubwo nkashaka kumenya imvaho yasohotse miravuga nishakira ba Mapengo ba Kadogo mu ngabo no kwitaga ingabo razize nyuma haza kuza umuseso na za champions kuza entertainment. So none ugasanga kandi nkunda amapaje arimo entertainment na geography histoire cyane. So ni ibintu byakomeje kugeza ku biganiro bya za Radio Rwanda na za televiziyo Rwanda kugeza haje amaradiyo privé. Haje amaradiyo privé rero. So mbere kwaza twahoraga tureba imiziki ya R&B, ama hip hop, tubona abastari ba Tupac bagezweho ba de bose haza nabo mu Bugande nabo muri Tanzania. Kenya niyo yabanjije urayizi bitaga Ogopa DJs. Ogopa DJs ba Big P, ba Isa, ba Nameless, abantu bita ba Tattoo Group, Tattoo ba Mani zibubazi, ba Cryptomaniacs, ba Nyantiski na bagenzi ba Kolo. So ni Ogopa DJs niyo bitaga Homeboys na Khalifa Records zo muri Kenya. Urebye nizo zisa nkaho zazanye urban music yo muri East Africa, kuko niho ba Chameleone bose bahereye nabo bari muri Leone Island. Muri Ogopa DJs nyuma za gushinga Leone Island na za Firebase za Bobby Wine zivukanye. So then na Tanzania iraza niki no twabyumva turabanza bavuga ko iki mu Rwanda tudafite urban music imeze nk'iyo ngiyo ya ba Mr Googs ba Red Sun bande tudafite music imeze nk'iya Bobby Wine, imeze nk'iya ba Chameleone, ba Professor J, ni benshi cyane aba generation yacu barazizi. So nibwo rero amaradiyo privaje kuko Radio Rwanda ntabwo abana banagerageza icyo gihe, ntabwo Radio Rwanda yabaga umwanya. Yari straightforward amakuru no politiki abana ghetto urban life culture ntabwo ashobora kwibonaho. Hip hop, R&B, pop, anything like that. Digital music, urubuga rw'imikino wenda ntabwo ariko digital life ntabwo yari ifite. So nukuvuga abahanzi nka ba Rafiki, ba Miss Jojo bose bavukanye n'aya maradiyo privé, radio DC.
isa nkaho ariyo yase nk'ibyutsa. So would you say mu banyamakuru ba mbere bafashe umuziki wo Rwanda kuvakinga muri iyo market ya urban music and things like that? Would you say like one of the pioneers? Hari abandi bantu bakora. So ku bijyanye na music harimo abandi bambanjije nabana ama inspiration nanemera kabisa. Nk'ibiganiro by'umuziki umva bya mbere byadukoze showbiz ariko yabaga ari showbiz ariko na yo hanze urumva ni ba radio umutoni kuri televiziyo Rwanda ba Murerwa Everine n'abandi bakobwa bagiye bakora izo za télé détente ba Kasim Yusuf muri Samedi détente ariko uburyo babikoragamo ntaga nyine ntago ari showbiz. So ni ibiganiro by'imiziki ibyo byabagaho ariko ugasanga byikiriye imiziki iri traditional cyane iri za karanyuze cyangwa se imiziki y'abanyamahanga. So haje radio DC MC Monday MC Monday nibaza ko ari we wasaga noneho yarafite ikiganiro duteza imbere umuziki nyarwanda. So aho niho twatangiye kumvamo ba KGB ba Rafiki baraza ba Miss Jojo ba Family Squad za SKC n'abandi batandukanye. Nyuma haza kuza ndibaza sinzi nimba City Radio ntabwo nibuka yakurikiyeho hagati ya City Radio na za Flash FM na za Contact FM. Ahantu mbere wabanje gukora ni Sarusi. Nje niyo nakoze mbere. Ubwo ukoze bwa mbere. Sarusi ko yaduteje nayo inga. Reka ndayigera. Ikiganiro cya mbere. Reka nzigereho. Reka nanze nzigereho. Urumva izo inspiration ahantu kwishura abana bashaka kutwirukana twaka twajyaga abana bose biga muri Etienne. Ya playlist zajyaga hose nijoro. Ariko bazira kiganiro. Reka ndagize. No mwise bugera ku musaruro. Oya urumva niho twashakaga kubishyira. Everyone I run is the challenge man. I remember that. Muri high school. Bariko nyine reka. So haje City Radio no haje mu mugabo witwa Zigira Bo 5 muri yarimbaga muri The Brothers. So nakunze ijwi rye n'uburyo avuga. Noneho haza umugabo witwa Kelly at Contact mu njyana za Contact. Nawe yarafite ijwi rya danje n'uburyo avuga ibiganiro. So noneho za inspiration nagize za kera kuva ndi umwana ba Rwakana Gaspari ba Kanda Viateur ba Fidel Kajugiro Sebarinda ba Louis Kayibanda ubwo ni amazina mu mazina menshi nagiye ngo ndabo bitaga ba Mabasi yani ba Jean Pierre Wanone na amazina menshi cyane ngiye nakunze ibiganiro byinshi biba bitandukanye. So baragiye baza bigeze kuri ba Current Contact mpita ntangira kwiyumva ahantu wumva ati I belong. So urban life ntangira kuyumva no bagakora nk'ibintu nkumva ko hari ibintu badakora nkuko bagakwiye kubikora nyine nkumva hari aho bagarukira bakakwiye kurenga avuga ati njye umpaye mikoro navuga gutya ati najye ngira gutya ari nkumva bafite amajwi meza baraintroducing indirimbo ariko ntabwo babikora nkuko nshaka byakakwiye kuba bikorwa nyine biranga neza ariko ntabwo numvaga navuga muri radio gute bice mu zinzi. So nyuma nza kwiga i Butare. Ngeze i Butare nibwo haje na Salusi Radio. Salusi Radio iza gukora mu tipe bitaga Jameno Wahiriwe. Wese ujye kwiga i Butare ni ujye kwiga iby'itangazamakuru cyangwa ibindi bitandukanye. Nta nubwo nizi itangazamakuru nigaga ubukungu economics. Wow. So noneho ngiye kwiga i Butare nashatse kwiga itangazamakuru. Nagiye ngiye kwiga economy ariko nshaka guswitchinga kuko itangazamakuru ukuntu byari bimeze bafataga abanyeshuri buri mwaka rimwe bafataga abanyeshuri 20 gusa mu itangazamakuru bakora ikizamini bagapasa. So mbaje nageze Butare ntinzo gato barambwira ngo bamaze ikizamini cyararangiye ukiretse n'indindiro umwaka utaha ndabona ntabwo byakunda ngomba kwiga. So ndiga then haza kuvuka Radio Salusi ije rero habaho umutipe witwa Jameno Wahiriwe niba mwaramwumvise bro ari mu banyamakuru babayeho babahanga mu Rwanda. Jameno Wahiriwe Jama yari afite ijwi mon frère yaravugaga ari umuhanga buryo yakoraga amadocumente yakoraga ibiganiro niwe watangije Salusi Radio we n'abandi bagenzi be ba Richard Kwizera n'abandi ntabwo mbyibuka nayimenye nyine ubwitangiye kugira nkundamo Jameno Wahiriwe cyane ariko n'abantu benshi bumvishe Salusi baramuzi yari umuhanga yakoraga n'ibiganiro by'amateka hirya no hino ibintu nk'ibyo tipe bro nawe ndabukunda nkaya ntaya no kumwigana n'ibiki noneho bagakora showbiz bakayikora bavugaga showbiz
ariko bavuga amakuru yo hanze y'abastari bo hanze bo nibo bazanye kuvuga amakuru y'abastari 50 cent cyangwa Eminem Celine Dion bari bagezweho bagaru bandi ariko bakavuga amakuru yo hanze noneho ngiye ukuntu ninjiye muri Salus rero ninjiyemo mbega uno no kwinjira mu itangazamakuru ko ninjiramo so kubera gukunda kumva Salus cyane umunsi umwe ndimo ndagenda gutya ku muhanda mpura n'umukobwa yari mushiki w'umutipe twabanaga mu cyumba i Butare noneho ndamusuhuza bite yitwaga Marine ndambwira Marine bite ni sawa yari kumwe n'undi mukobwa arampresente ambwira yitwa Aime Console ndambwira avuze izina Aime Console numva ndarizi kuri Salus ndambwira Aime Console umunyamakuru ngo wow no bitabwiye ati njya nkumva kuri radio ndabwiye ati ahubwo ndanabikunda nanyu uzantumira so nayibuze ikintu mvuga vuba nayo n'abakobwa babiri ndi umuhungu uri shy nkanjye bro muraseka ariko niko bimeze urumva umuhungu uri shy nkanjye ushoboye guhura n'abakobwa babiri nta kintu ari kubona bavugisha nabuze ariko ubwo biri serious nabuze icyo bavugisha utamubwira ntiwazantumiye kuri radio ariko ngo urabikunda se ndabwira ngo ndabwira ngo azantumira birarangira caho baracaho nta nimero ntaki so bumva yari nta naka nimero wasabye akareka yari kushobora telefone twari twaje nafite akamotorora umushiti yanjye yampaye namuhesheje ntabwo ari umushiti yanjye nagahejeje rero nyuma hashize niba nka 2 weeks nzakongera guhura nawe Aime Console ndamumenya twahuriye gutya mu nzira utanamukwega turasuhuzanya bite ni byiza amakuru Aime Console yengo niwe twize guro na Marine tubite none mbura icyo mubwira ndamubwira ariko warambeshye ngo uzantumira uranzi ko ngo wikinira ndamubwira oya nari ntago na jokingaga byari seri ngura bishaka ndabishaka ngo mpa nimero ndayimuha nimero ya telefone irarangira ngo nzaguhamagara so un certain vendredi gutya vendredi mwe gutya amona aramamagara ngo muri sere ngura bishaka ndamwangura bishaka ngo uretse nzanya ngo hamagara barongera aramamagara ashize akanya ngo mvuganye na producer nyine umuyobozi wa amaprogramme kuri Salus barambwiye ngo waza ariko Salus yagiraga buri kwa mbere kujya kwa gatanu hagati ya 2:00 na 3:00 bakoraga sije wateguraga sije mukaza mukayideberatingaho mukayikoraho uzasije mukayiganiraho n'amafacts mukakira ama telefone then bikarangira atabwiye ati waza ngo ariko ngo wategura sije ukazaza tukayiganiraho hagati ya 2:00 kugera 3:00 mukiciraho namwe yabyemeye numvaga ribita n'abantu bonyine numvaga nyine bro kuvugira kuri micro numvaga ari ibintu bitabaho namwe yabyemeye jwe kwa mbere hageze nka 6 AM nari kandi ikiganiro kiri 2:00 zani mugoroho rero yazamu ni mu gitondo zabaga 2:00 za mu gitondo ariko iyo ararazibise bishoboka ntabwo ibyo joro wari wateguye iki ntabwo bisibuka performance yari imeze gute first night so mpageze rero urumva nje gukora kuva 2:00 kugera 3:00 narangiza ngahita ncaho ngataha ariko we yari umunyamakuru we yaheraga 1:00 yibaza akageza 6:30 so umunyamakuru watangiraga yabaga ameze nko contra programme akajya acamo n'ibindi biganiro ariko afitemo n'amanimation ama talk show n'iki yahereye 2:00 za mu gitondo kugera 6:30 ubwo njye nari kumusangamo 2:00 tugakora sije akayiganiraho n'abarimo so buretse ubwo munsi rero mpageze nje kuvuga kuri mikoro ninjyemo muri mikoro bro naravuze urumva abanyamakuru bose narabazanye ndavuga kwe none yakinamo nk'akaririmbo mo hagati baramubwiye ati wenda ukinemo n'ututuririmbo mo hagati introduction nagakoreraga kugira baganze indirimbo umuntu wayiririmba urabo abahanzi benshi n'abanyamakuru benshi nabo bazi double 5 n'abandi bose bakinaga imiziki gutya gusa akasikutanga indirimbo wowe gasigara wayikunda ntumenye ni doyinde wayikura nta information so rero naje information wakinaga rafiki bamwita rafiki bikoze gutya korera muri JP production indirimbo yasohotse muri uyu mwaka indirimbo imeze gutya na gutya nkaguha details wabishaka utabishaka naguhaga amakuru 3:00 zarageze ariko kwa kundi uri muri studio nkajya mbona nk'umuntu arungurutseho gutya nk'umukirahure ari nkagira ngo yiteguye basize zigira utuntu tw'uturahure barongoka
ureba abantu nkarebaho ariko simenye byari saa 3 zarageze ndasohoka nzi ko naje sohotse mpura n'umuyobozi wa radio yitwaga Aldo icyo gihe atabwiye bite mu byiza igihe nitwaga Ali ko nari navuze ngo nari navuze Ali ko ariko nitwa ko narikoreshaga nk'ubuhanzi nari mfite groupe twabaga nicyo yitwa Testament simba muhizi nitwa Ali so ahitambwiye ngo niwe Ali wari muri studio uri talented impano nta hantu ugize ko itangazamakuru ngo ni ubwa mbere mvugiye kuri mikoro ankora mu ntoki ahubwo uri talented arigendera no ngeze imbere mpura na wa muyobozi makuru umuyobozi wa radio wa program atambwira bite siwe ari wari muri studio ni wow nguri very talented ufite ijwi ryiza ntabwo ugeze ukora kuri radio ndambwira wapi habe na rimwe ngo ufite impano kabisa ngo umeze nk'umuntu bisanzwemo wabikoze ngo wabikunze cyane se ndambwira ndi nabikunze cyane ngo urumva ushaka gusubiramo ndambwira izo nagize impano ndambwira ngo asubira muri studio mujye gukora uwo munsi akakanya the same day atamwe ngo usubira muri studio mujye gukorana kugera saa 6 n'igice ukora iki se wowe uvuga nyine kuva iyo subject yanyu kugera saa 6 n'igice habaga hari nk'ibiganiro by'iminota 30-15 ariko ugasanga hari ahandi harimo nk'isaha y'animation libre animation libre muri radio bivuga ni time bihari ukinamo indirimbo ariko ukavuganamo n'ibindi wowe ushaka gateramo na story ama story ushaka kwakira telefone z'abantu mukaganira izo bita animation libre ahita akubwira ati genda mukorane rero kugeza iyo rero none yari dream yanjye hagati ya saa 4 kugera saa 6 n'igice ko bakinagamo imiziki myinshi bro bavuga kele ati contact fate zigi double 5 fate MC Mande Evelyn umurerwa kanaga abanyamakuru bose wari warabamize warabamize mistake narazize ibyo baza somebody wowe wicaye aho ngaho ugiye gutemera practice aho wicaye mu rugo wige definitely ufana nabikora abo bitaga ngo aba Isabelle mu gele ba TV5 mu rugo twarabikoraga bakoraga ibiganiro nticara burya no gukoresha internet turaba pe kwigana nyine ibyo twabigiye kuri za TV5 za France 24 tukicara tukabisubiramo nyine so urumva nageze kuri mikoro meze nk'umunyamakuru none ana bro nani mu ndirimbo urumva na playlist yanjye ni playlist abo batari bazi kuri Soudy batigeze bakira uburyo nandimo nanima indirimbo uburyo nzi kuri introduction uburyo indirimbo irangira nkayikora outro uburyo so it was like bega nabaye wabo nawe ku buryo ndabyibuka from that abanyamakuru bazaga kuruza mu kirahure ngo barebe uwo muntu ubwo n'ubwa mbere voko zanjye n'ibiki none ndibuka umutekinisiye wa radio wa Salusi yaje n'igihunga cyinshi atafungura umuryango ahita mu byuma bya tekinike arareba arangije ahita atubwira ngo mwonge musubire kuri mikoro muvuge turongera turavuga ahita avuga ngo n'uyu mutipe man ahita atubwira ngo narindi ngo hepfo kuri campus nkumva radio Salusi murongo wayo urimo uravugiramo amaradio y'i Kigali sizi burumva ibyo yashaka kuvuga umuntu ari kuvuga atari umuntu usanzwe wo kuri Salusi utari we Salusi akuvuga ati ibintu arimo aravuga playlist n'ijwi rye bashobora kuba baduhakiye kandi bibaho mu maradiyo nyine ati mwavugaga nkajya ngo nk'umurongo wa radio y'i Kigali wavugiyemo umutipe nawe ahita ambwira ngo very talented guy. So you got hired on the first day wigereye kuri first day kabisa ahita yigendera nawe ubwo rero turasoza dusoje ndashyokerwa ndagenda kubwira Claudine nyine noneho nzagaruke ahita nkatira nkangahoya ntabwo ari umunyamakuru ushaje kuntwara ukaro kubigukurisha ariko ntabwo ari umunyamakuru ko umunyamakuru hari ibindi bisaba ntabwo ari ukuza just kuri mikoro ambwira ati buriya ngewe ndumva navuze neza nagize gute tukambwira ko wenda harimo amakosa mba nakoze ubu utazi ko nayakoze n'ibindi arambwira ati ubu ngubu radiyo iruzuye tuzabona mu mwanya tuzagukoraho bro namwubujije amahoro nawe yabikubwira ujya umubaza ati yumva mu kazi buri amahoro amasaha yo gutaha ndamukurikira ndatumye ataha n'amaguru mani kwinjira mu modoka ndamubuza yatahaga ahantu bita ingoma simbo hasi Sarusana yakoraga hafi ya stade Huye yataje n'amaguru kubera njye yo kujya kuri moto gute cyangwa ajye ku igare ndibaza yarategaga n'akagare naramuhereye n'amaguru ngenda mwinginga ngo baba yangu ibintu rwose babona na papa na mama na sogokuru barabindatse
sinzi amagambo aramubwiraga nyine yaje kugenda gute se noneho kugira ngo so yarankatiye burundu arambwira ati wese ikigira nimero ya telefone umunsi yazabonekamo umwanya nzakubwira ndagenda ngo numvaga ibintu bizaba vashira nk'ibyumweru bibiri atampamagaye bitatu avuga wapi nanya namuhamagara ahubwo aterega nta ndabizi ariko nta mwanya uraboneka ashize ikintu nzakubwira aje kimwe nanya namuhamagara ati ntabwo umwanya uraboneka sizi ko nagiye kubona mbona arampamagaye uzaze gukora kwa kane ni gutyo ninjiye muri radio numva mbaye umunyamakuru uzaze gukora ariko baguhaye sugiti ukijya bakimugiye baguhaye show yawe se ya makuru bonese njya gukorana na makuru kuko yara training aganyire kugira ngo training anyigisha itangazamakuru n'ibiki nyine none gisekeje nuko ngarutse nonje gukora biri seri vuga byaranani bro muri studio abakonje ni mubizi no studio service yabagirimo AC yinsazi bro nabizi ibyuya bro kuvuga bikajya mvuga umwuko ntusohoke kubera ise ngira ubwoba maze gukorana na Makorodina bro Makorodina yari legend none wamureba uravuga none uzi kuri muri test uri no muri mbere navugaga numva nyine ndi free spirit gambere free spirit yari one opportunity nzagaruka ariko noneho bambwiye ngo biri seriye naravugaga nka biri byuya ijwi rikanga agera gute so biza kurangira ariko nyine arambwira ngo don't worry niko bimera abantu bose baje ku mwansi wa mbere bizagenda biza so bigenda biza abantu barabikunda biza nisanze muri ibyo navuga ni ibyo nyine fast forward ariko ikintu maze gukura muri iyo story yake ukuntu izina rya podcast yacu yitwa Feed Your Focus ukuntu wabaye persistent byatari ukajya wumva aba even before you got the job wumvaga abanyamakuru warabakurikira you study the game kind of like what we preparing nyine kuri moment nani ni preparing ariko mu buryo ntazi so ni go from the passion nibyo mbwira abantu kugira ngo ube ikintu cyiza no icyo kintu ugifiteho background nubwo ngiye dushaka kwicarana tukavuga ibintu ariko uburyo wo bivuga n'uburyo mbivuga mu muntu ashobora guhita yumva different kuko ngiyewe mbifiteho background ni ibintu numvise ku bandi ubwo nshaka kuvuga stories zo muri 90 nshaka kuvuga stories zo muri 80 zo muri 50 zo muri 40 nkakubwira n'izo munsi so urumva wowe nizo umbwira izo munsi ngiye nkakubwira izo nyine murambwira none mujyana kukubwira izo utari bumbwire so bituma umuntu uri murumva ahita avuga turiya muntu no muhanga uriya muntu azi ubwenge uriya muntu no wagira imanuka ufite tara yo kuvuga ufite ijwi ryiza ko radio bura nayo ni ijwi nanone ijwi ryaramfashije cyane naryo ni amahirwe ibyo ntago ari umuntu bikareye n'Imana ibiguha gusa wenda harimo ama tips y'uburyo ushaka ufite ijwi ryiza utazi uburyo rikoresha kuri mikro so hari udu tips kuko nyine ukumva uburyo umenye uko uvuga kugira gute kugira ngo biryohe ariko iyo ni amahirwe y'Imana no abantu kugukunda no kugukunda ibyo ukora iyo ni imigisha y'Imana gusa ariko career yose niba ukina umupira w'amaguru utajya ureba game utajya ureba match we got the great kugira ngo nawe ube the great we got legend and we kuba good no so fast forward fast forward nze gato your biggest show yeze kuri radio hadira kind of ukuntu naje kwisanga muri nka Soudy right so urumva birahita bigaruka kuri none kuri za dream nari mfite za zindi zo kuvuga ku mubiri urumva yanyabwiyaga abajamen Soudy right nk'icyo gihe yabaja nakoraga ibindi biganiro nabyo byari abantu benshi babikurikiranaga by'imyidagaduro especially kuvuga ku muziki ibintu by'intacyo ibintu byatuka byine sorry yari ama live talk show ibintu nk'ibyo ariko icyo gihe Soudy yari ifite Soudy Relax yari ikiganiro abantu bari batangiye kugenda bakunda ariko kivuga ku makuru y'ibyamamare muhanzi so none ngiye kubera ya esprit nyine yo kubona rakuze nshaka promoting umuziki wo mu Rwanda nshaka abantu bakuru numvaga nshaka nyine ibintu byo abagande bivemo burundu kuko wenda n'abamande babikoraga ariko noneho ngiyewe ntibaza impamvu not just umuziki tubagire celebrities baba abasitari babi byamamare babe like bubahwe ibintu byasa gihobe nujye ubona Rafiki ubone ko banye superstar nubona KGB ubone ko banye superstar nubona Miss Jojo banye superstar no nkibaza impamvu ibyo rero nkabona kugira ngo bikunde bisaba aba bantu ibinyamakuru bibatware muri uwo mujyi
so kugira ngo rero nkabona inzira ari ukuvuga amakuru yabo kubavuga kubereka ko nabo ari abastar kugira ngo bashobore kwitwara gistar kugira ngo bashobore kujya gute noneho bitume baba brand none baba brand bitume n'amakampani atangira kubasinyisha no kuba bakora ibitaramo abo bakaba nyine ari abastar kuko icyo gihe uri kubivuga n'ubundi abahanzi barasiyitega kugira ngo indirimbo zabo zigere no kuri radio zizana to abahanzi they had to know the journalist kugira ngo mbase gibuze umunyamakuru ariko ikindi bakumva ko gusa ko indirimbo n'imikino kuri radio bakumva arishimye ariko urumva nimba yagiye muri studio akayikorera akavuga ati umunsi nzahura na Soudy ngomba kumutama agasede kanje ibyo birahagije nagera home ntabwo biva ko music is hari music industry akaba na showbiz industry uruganda rw'imyidagaduro ikintu cyawe winjiramo nyine ni ugukreya uruganda wowe wumvaga ari showbiz ugenda ashaka gukora uruganda Nyarwanda ariko tu ariko ari abanyarwanda ntabwo ari only just music ubwo njye narebaga no mu bandi lifestyle abastari mu bintu bitandukanye movie n'umupira w'amaguru aba politician bari personality nyine nkavuga nimba nsoma za TMZ kuko Sarusi Relax kuvagamo amakuru ya za TMZ avuga ku cyayo makuru atari Jojo atari Chanel atari Liza hari n'abahanzi bigaga muri hariya Butare n'ubundi muri nibo wahereyeho bari bataratangira oya nyine ni kuvuga abahanzi bigaga ba Miss Jojo niho yigaga ba Tom Close niho bigaga nibaza kwitege nahaje harimo abastari benshi yaba abanyamuziki no mu zindi Bulldog atinge nawe ariko inyuma yanjye ho gato ariko nawe yaje nkiri Butare ndumva ko ndumva twigeze guhura nasohoye indirimbo arambwira ngo akoze imisago akoze akaririmbo keza kari kamukomye hari uturimo nagiye nkora ariko rero nanone relax I feel like you are bridging the gap ukuntu byagenze naje kumenyana n'ure wa Jamen wahiri so turahura ndamubwira Jamen bite uko mutajya muvuga ku makuru y'abastari b'abanyarwanda yamaye igisubizo kiri simple arambwira ngo nta bastari tugira mu Rwanda bahaba nyine nta makuru ariko yarafite rezo ntabo none se urajya kuvuga ati kanaka atega kamoto ahamwe ati ikindi amakuru se twayakuraye urumva igihe.com nticyabagaho Nyarwanda ntiyabagaho nta binyamakuru byabagaho bindi so no ndamubwira none se ayo makuru ngiye nyaguha mwayavuga aho ati ubu tuyabonye twayavuga nyine okay so ndavuga nti none ngiye kujya nyakreya amakuru ntabwo ari ukuyahimba kuyatara utara ibihari habyari bihari so ni njye wari ugiye kuba source yo gukreya news so navuze nagiye gushaka uburyo nkereya news ni ukubona urugero nimba mbonye Rafiki hareba uburyo mukoramo news avuga ni bya bintu njya numva ibibazo abanyamakuru babaza His Excellency Kagame babaza iki kuki njye ntabibaza Rafiki nyine mugire personality urumva mugize umuntu udasanzwe so nkaza Rafiki nkamubaza nti ukunda kurya iki mu rugero umunsi wawe ugenda ute Rafiki akambwira nkandika ku dupapuro bro nagendana ku dupapuro nk'igihumbi mu mufuka umugore wanjye niwe wajyaga nsereza twatikira abakopi ariko ubu utari umusaza nabo mwahuriye kuri oya muri high school kwiga segonderi that's great rero yarazi ko nabaye umusazi kandi nagendana ku dupapuro bwinshi abantu banzi nabibaga mfite ubupapuro bwinshi nyine nka zira page zigiye zose zabaga ziri mu mufuka wanjye nkaba ndanditseho Rafiki twaganiriye urumva nta Rafiki babaga bazi ko ari umuntu uraho wigendera aho ngiye kubera hasozi Nyamirambo amasidio nabaga nzahana ari haza nkajya nko kwa DJ Bobo ara mu mujyi DJ Bobo ntiyaranze nawe urumva ariko ngiyewe ndahaza ushaka kumitinga n'abantu abatipe bakunda kubaza bazanye amasede haza ntiwenda n'urugero wenda Kamishi yarahaje yaje yambaye ipantaro y'umutuku ishati imeze gutya hageze saa sita z'umugoroba n'inkweto y'umweru nkabyandika ku gapapuro nitonze nta muntu ubibona nimereye nka gutya nkakabika nkajya muri taxi nigiye kwitegera taxi nkabamburemo wenda na mw'itangaza muri KG nta muntu umuzi ntabwo barabasari so nkamugaye mw'itangaza koko nta bantu benshi babaga bazi kuko nta video nyinshi bagiraga nta na social media yabagaho haba ndabigize nabyo nkabyandika mw'itangaza nkamukurikirana ntaje ariko nkamukurikira nkareba nk'ahantu agiye
avuga ati yinjiye mu kabari gutya ku isaha n'ibintu nkabyandika ukaza kubivuga nkahita nsubira nkagenda nkasubira i Butare nkagenda nkahita njya kuri computer nkabyandika nkabihereza Jamel amuga amakuru saya bashakaga nawe mbere umwana mwiza arayabyakira byatangiye noneho wowe yamuha akabivuga ejo ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kujya kubikora Sunday night nako Soudy Relax yari big so wari utaraba yajyaga 10 to 12 yajyaga ndumva ari nka 10 to 12 z'ijoro so no Jamel bakagenda bakabivuga bakavuga nyine bya bintu nabahaye naretse abahanzi bikaba bro nibwo bintu byahindutse game yahise ihinduka nuko ubwa none byahise bitangira gucenga game none bituma n'abahanzi barikanga n'abafana no icyo gihe na Salus batangira kuvuga ngo papara nibwo bwa mbere batangira gukoresha ijambo paparazi ngo abapaparazi ba Salus batubwiye gutya akora iki ku isaha sangahe yafashe taxi yahi asigiye Nyamirambo cyangwa yuriye akamoto yari yambaye ndafite yabyumva kikanga ataba abantu bambonye gute so ni gutyo ijambo paparazi ariko nukuvuganira nabo niko byabagize kumva ko bro nimba umuntu ashobora nyine bose barikanze ko umuntu ashobora kuvuga amakuru yabo abantu bose bari bazi ko amakuru avugwa nta ya politike ni perezida ni aba ministry ni ahantu aba inama kumva ko umuntu kuri radio ashobora kuvuga amakuru y'umuntu nka Rafiki urumva Rafiki ubwe yarikanze bya bintu byakomeye basigaye bamvuga amakuru ahise ahinduka undi muntu n'umuntu urimo arabyuma kumbe dushobora no kumva amakuru yarafite kuri radio dushobora no guhurira no muri taxi wapi nawe wongeye guhurira nawe muzongera guhurira nawe kandi aziko paparazi za Salus nyine urumva nyine hise avuga ati burya tugenda nawe baba hari so none byatangiye kubereka ko ari abastari ko natangiye kujya vuga wakomeretse ino wagize gute bro byaragiye birabastinga abantu barabikunda noneho Jamel arankunda urumva narimuhaye none y'ibintu bihindura game urumva nk'amakuru yo mu Rwanda yo hanze bakoraga nka 80% ayo yo mu Rwanda bakavuga mbahaye ya 20% none bagatangira kujya bavuga ngo paparazi za Salus ni gutyo mu Rwanda havutse ijambo paparazi size bo byibuka iyo periode yize gushyira ngo paparazi turubwa paparazi za Salus yari nki it was just me mu mihanda ya mihanda narayigenze byata imihanda yose wari iri muri gushaka ba Jamel babikunze Mike Karangwa nawe yarafite buriya yarafite background nini yari umunyamujyi cyane yaraziranye n'abantu nawe atangira kujya ashaka nawe andi makuru so noneho amakuru aragenda afata nka 40% mu kiganiro yo mu Rwanda bakavuga yo hanze ariko mu Rwanda none akaza nyuma ari nka 40%. So Jamel kubera kunkunda rero nanjye ndabibona nanjye binyongera imbaraga yo kumya none nyuma agatangira kuvuga ati muri background dufitemo Alisugi bakintroduce nyine muri Soudy Relax uri kumwe na Mike Karangwa na Desh kamwe uko bitaga na Desh na Jamel wahiwe ariko muri background dufitemo Alisugi ugenda kwinjizamo yakoze ikosa ryo kumvuga Poligi yakoze ikosa kugwashwe sharate kumiye sharate no amakuru ntabwo ari kuyahiga gusa naranayahingaga Soudy byaje gute Soudy wabyongeyeho gute Soudy ryari izina ryanjye Soudy ari gusugitana reka nagize iyi story uri kuntu ninjiye muri Salus Relax none mite nk'ubwana Soudy none nyuma rero Jamel aza kubona boss yagomba kujya kwiga muri Canada so bashaka rero umuntu umusimbura muri Soudy Relax oya ntago nagize pour nini we ubwe yagiye ntanabiza agenda abwira abayobozi ba radio avuga ati if you want somebody replace me hari izina rimwe ryonyine ryansimbura muri kino kiganiro ni umujama witwa Alisugi niwe muntu wenyine wansimbura ni uri kuri caliber y'amakuru wamuhaye niki paid off nawe yagutse paid off yabonye computer talent naravuga ati you know what that's the guy so no before agenda banyuza mu kiganiro so no imagine bavugaga ibyo nabahaye none ngenje kubyivugira kuko hari n'ibyo batavugaga nabahaye byinshi ntabwo banabitse we so cyangwa ntibinjire muri details kuko batabaga bahaye kuko ntibabaga banabibonye so urumva rero ngiye nagezemo none yo bro navugaga nkagwa details zigagwa n'ibiki byose ko nari mfite passion iteye ubwo no bya kiganiro kiricurika ahubwo amakuru yo mu Rwanda aragenda afata nka 80% ayo abanyamakuru asigarana nka 20% yo hanze kandi navuga akaba ari yazanyuma no twiyaduheramo
nibwo byahise kiba popular hano hose mu Rwanda n'amaradiyo n'amaradiyo y'i Kigali atangira kubyigana waratwirukanyishije hari abo watumye batwirukana muri internet kubera ko badufatanya amaradiyo turi muri internet twagashyizeho gutya turi kukumva hari abantu bajya bayanyikiza najya mpura n'umuntu akambwira ati watumye ngo karadiyo kanjye prefa gatwara cyabakamena ngo bacyabanyirukana sorry iyo mpuye n'abantu nkamwe gutyo nyine mbasaba imbabazi oya nta kundi ari konyine niwo mwanya wo kubasaba imbabazi amaradiyo yanyu it was very entertaining n'ubundi you know wasangaga n'uwo animateur ukwirukanye cyangwa prefe nawe ubundi nawe yashakaga kumenya nayo makuru ahubwo muramutiza abagiye kumva kuko cyangwa kakagutwara akaradiyo mana ugasanga ari kugenda kumvira Soudy rero ni gutyo byatangiye Soudy rero ahantu byavuye kwitwa Ali Soudy so Soudy ni izina ryanjye naryo risanzwe na Ali ni izina ryanjye risanzwe so ndi umwana muri quartier benshi banyitaga Soudy wenda bavuga Soudy ariko ubu ni Soudy so ni naryo abantu benshi banyitaga none ngiye kwiga i Butare muri kaminuza nyine nkumva ariko nko muri mafamiye yonye banyitaga Soudy cyasa ayo mu bwana asikana ndi umwana ariko nagera ku ishuri nkakumva gukoresha ka Ali nawe ugasanga nk'abo ku mashuri banyita Ali harimo abagitaga Soudy abandi banyitaga Ali none ngiye mu muziki muri yandi nabagwe groupe naririmbagamo yitwa Testament y'i Butare nakoreshaga Ali twari dufitemo umujama witwa SG undi yitwa Migi nari bangahe twari batatu nanjye mpita mfata Ali so urumva twese twahora byari byose Migi wakinaga soto w'inyamera twakoraga rap ariko mu mabeat y'amaheta nk'ama-afrobeat amaraga byaterwa n'ibintu biri trend indirimbo zawe z'ubutara kuri YouTube indirimbo za Testament sinzi ko wapfa kuzibona Testament twari abasitari muri actually muri Butare no mu gace ka Huye buriya nitwe twinspiring Urban Boys kugira ngo Urban Boys biho habanje ko Testament babikubwira abasaza bavuga ati abatike twarababonaga dufite ubwoba bro stage presence yari iteye ubwoba n'ibiki dufite n'indirimbo nziza by the way zari nziza bavangaga France n'ikinyarwanda nyuma nza gukora solo indirimbo nyinshi mfite ahubwo ni karere solo kuko bagenzi banjye ntabwo baguje kubikunda ntabwo babikomeje nakoze abantu benshi banze indirimbo zanjye z'amasolo azira na The Band United Friends Rosie ibintu nk'izo so rero ngiye gukora kuri Salusi nakomeje nyine gukoresha Ali noneho haza undi mujama nawe uza gukora kuri Salusi aza yitwa Ali Ali oya nta bro nawe ntundi disappointing nakubwiye Ali na Henry ariko mu Rwanda kuko ntago bazi kubitandukanya ibintu bya iyo ntambara byitsinda izana dutwara ibintu bigoranye cyane so nawe yanyine nitwa Ali jama yabwiye yitwa Henry ntiba bitandukanye none kuko twaje kugira bamu ibiganiro nkajya nkorana nawe ibiganiro dukorana ba Ali bose none habo ngo muri kumwe na Ali nawe akabwiye ngo nanjye Ali kandi twari dufite n'amajwi ajya kumera kimwe abaturage barabakibaza none twakira amatelefone buri munsi ariko ngo ko muducanga ngo mwese muri itinangwa se oya tukabwira ngo oya ngo nyitwa Ali uyitwa Henry none uwo mujama Ali twakoranaga arangiza ababwira ati rero kambabwira njyewe amazina yanjye ni Henry Jado yaza ko murarize Henry Jado urarize abo ni ambasaderi w'u Rwanda muri Singapore ati njye nitwa Henry Jado ariko uyu turimo kubakorana ubundi we yitwa Ali Soudy so no bitangira gutyo twakora mu kiganiro cy'ubutatuvuze tiro muri kumwe na Henry Jado nanjye Ali Soudy kugira ngo dukureho ya confusion y'abaturage bagiye so birangira nyine nkomeje kujya mvuga Ali Soudy